ntabwo ushobora kugira mu buzima bw'icyubahiro, ntabwo wagira mu buzima bw'imbaraga, ntabwo wagira mu buzima bwo kwemerwa no kubahwa utemeye gutanga ubuzima bwawe ngo ubuzima bw'igitambo. Niyo mpamvu Yesu nawe yemeye gutanga ubuzima bwe, ariko bikaza kurangira hawe izina risumba amazina yose. Muzi ibyubahiro turwanira muri uyu murimo w'Imana. Bugaca mu gitondo umuntu ngo sigiye yabaye evangeliste, twese dutangira turi ba evangeliste cyangwa tuba turi ba mukozi w'Imana. Barayobora abandi kugira ngo babatwaze igitugu, barayobora abandi kugira ngo babatsikamire. Ariko ibi ngibi biranyuranye n'umuhamagaro wanyu. Ushaka kwitwa mukuru muri mwebwe, ushaka kuzagaragara nk'uruta abandi, azabe ukorera abandi. Niyo mpamvu uzasanga uyu munsi abantu baraza mu murimo w'Imana, twaza mu murimo w'Imana akenshi tuza twiyuzuye, turi kureba uburyo bari budutekereze, uburyo bari butubone, uburyo bari butuvuge neza. Murabizi ko tunakunda kuvugwa neza. Haleluya. Dukunda kuvugwa neza, dukunda gutekerezwa neza. Ntabwo ari bibi ko kuvugwa neza birivuga ko ari byiza, sibyo? Ariko nanone ntabwo dukwiriye gusonzera kuvugwa neza, kubera yuko inshuro nyinshi niba ushaka kuvugwa neza, hari igihe uzagwa mu gishuko cyo gukunda amashimwe no gushimwa n'abantu. Ineza ye yaramamagaye, ibwira ko nzagerayo. Ineza yewe, ineza ye yaramamagaye, ibwira ko nzagerayo. Ineza ye, ineza ye yaramamagaye, ibwira ko nzagerayo. Ukwezi kwa 10 muribuka ibintu byaturanze, turimo turagusoza. Ukwezi kwa oda, kwezi kushyira ibintu ku murongo. Haleluya. Mwaba mwarashize ibintu bimwe ku murongo. Cyumweru cya mbere cyari ukwiga gusenga, cyumweru cya kabiri cyari kugira icyo ukora ku masezerano Imana yakubwiye, cyumweru cya gatatu hari umuntu ukibyibuka kumvira Imana, icya kane uyu munsi gukorera abandi. Haleluya. Rero tudatinze turashima Imana nka ministry ko Imana irimo kutugirira neza. Twatewe iteka no kubana na Pst.Dieudonne, arabiyigishiriza muramumenya neza. Ndi umukozi w'Imana tumaranye igihe, abo twabanye Kigali Parents baramuzi cyane, nawe ngukumbuje kubana nawe. Haleluya. Icyo nzi cyo numukurikirana ubuzima bwawe burahinduka. Pst.Dieudonne turagukunda, turakwakiriye duhagurutse. Haleluya. Imana imuha umugisha, ni profesa, ni umwarimu kandi ni inshuti yacu by'umwihariko. Imana iguha umugisha. Murakoze, twicare mu izina rya Yesu. Duha Imana icyubahiro ko tugize amahirwe yo kongera kubona umwanya wo gukora umurimo w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ni amahirwe buriya kugira amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu b'Imana kugira ngo ugire icyo uvuga cyangwa se ugire icyo ukora. Mbere yuko nkomeza, nitwa Pst.Dieudonne Nzabirinda, abasengera mu itorero rya Serpare. Rakoze nkaba nkora umurimo wa administration cyangwa se nungirije umushumba mukuru, ariko nkaba nshinzwe ubuyobozi. Umushumba wanjye yitwa Reverend Pastor Fred Nyamurango. Itorero ryacu ni Serpare, turi Kanombe hafi y'Abademob. Turashimira Imana rero ko nongeye kubona amahirwe yo kongera kuza kubana namwe, kugira ngo ngiri icyo nakora nyine bishobojwe n'umwuka w'Imana. Buriya buri muntu wese ahagera mu buzima, aho ugeze n'urwego ugezemo, uzasanga ari abantu Imana yazanye mu buzima bwawe, bakoze ku buzima bwawe, bagize uruhare mu mibereho yawe kugira ngo ugeze aho ugeze uyu munsi. Nta muntu wigira, nta muntu ubyuka mu gitondo ngo abe uko ameze. Anga bikunda
hari abagira icyo twita mu rurimi rw'amahanga input, hari abagira icyo bashyira mu buzima bwawe, hari abagira amagambo meza bavuga mu buzima bwawe, hari abagira umwete bagutera, hari abakugaburira, hari abakwambika, hari abagushyigikira nyine kugira ngo uze kugera aho ugomba kugera. Rero nanjye ndashimira Imana yuko Imana igenda impa amahirwe yo kugira icyo nshoboza gukora nanjye kuri iyi ministry. Ngewe iyo nyirebye mbona ari ministry nyine izakura, izagera kure, Imana izageza ku mugambi wayo. Rero ndashima Imana. Ujye wishimira kwifatanya n'ikintu gikura. Ikintu kidakura ntukifatanye nacyo. Ujye wifatanya n'ikintu gikura, kubera ko igihe kizajya mu bwiza nawe uzajyana nacyo mu bwiza. Amen. Igihe kizinjira mu cyubahiro nawe uzinjirana nacyo mu cyubahiro. Inshuro nyinshi uzasanga twishimira gufatanya n'ibikomeye, ariko uburyo Imana itubwira kubanza kwifatanya n'ibyoroheje, kubera yuko igihe iyo kigeze ibyoroheje iyo bizamutse burya turazamuka natwe. Amen. Rero duhaye Imana icyubahiro nyine ko igenda iduhaye amahirwe yuko tugira amahirwe yo gukora umurimo w'Imana, ikama amahirwe ikanyingurira amarembo yo kuza kubwiriza ubutumwa muri ministry, PhD ministry, kandi noneho tukaba tubona ko Imana iri gukora ibintu bikomeye. Ndashimira n'ubuyobozi bw'itorero yuko nyine bongeye kuntekereza bakama amahirwe. Iki cyumweru rero turi mu cyumweru cyo gukorera abandi. Amen. So ntago nyangunda kwivuga cyane, ibyanjye nibyo, mfite umugore umwe, niko tuvuga nyine umugore umwe, n'ubundi sinenda kugira babiri. Mfite umugore umwe agira n'abana babiri b'abahungu. Ibyanjye numva nabisoreza aho ngaho. Amen. Reka noneho turebe inyigisho yacu y'uyu munsi. Ndagendera muri theme y'icyumweru cyangwa se mu mazigiye murimo ijyanye no gukorera abandi, ariko noneho mu gihe nafashe umwanya ndi gutekereza, naje Imana yaganirije umutima wanjye, irambwira ngo nyitwarire mu nyito ivuga ngo inzira igana ku cyubahiro cyangwa se inzira igana ku gukomera. Mu rurimi rw'amahanga ndacyita the way to greatness. Amen. The way to greatness, inzira igana ku gukomera cyangwa se inzira igana ku cyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Mu by'ukuri ikintu cyose Imana ikora ntabwo igikora ari ikintu kizagumaho hasi, nta nubwo ari n'ikintu Imana ikora kizaba ari ikintu giciriritse. Ibintu byose Imana imaze kubikora yarabikoze bisoza ari ibintu byiza kandi ari ibintu by'icyubahiro. N'abantu bose Imana yahamagaye ntabwo yigeze ibahamagara ngo ibahamagarire umurimo uciriritse. Kugira ngo mbabwire ko buri muntu wese Imana yahamagaye yamuhamagariye umurimo w'icyubahiro. Ariko umurimo w'icyubahiro ntabwo utangirana natwe. Uwo murimo w'icyubahiro icyitegererezo tukivana kuri Yesu. Imana ishimwe cyane. Bibiliya bango nubwo yabanje kugira akamero nk'ak'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, ahubwo yasize buri kimwe cyose. Asiga icyubahiro yari afite, asiga uburenganzira yari afite, asiga ubwiza yari afite, hanyuma arangije ngo araza yenda akamero, afata nature, imiterere y'umugaragu. Ndetse ntiyaba imiterere y'umugaragu, ahubwo ndetse aba n'imbata. Amaze kuba imbata, ntago ububata gusa bwagarukiye aho ngaho, ahubwo ububata bwagombaga kumwerekeza ku gupfa. Ndetse ngo ntiyanga no gupfa, arapfa, apfa urupfu rubi. Hanyuma ngo nyuma yaho tugiye kureba icyavuyemo, nubwo wenda aricyo nza gusorezaho. Abango nicyo cyatumye Imana imuhereza izina risumba amazina yose. Uyu munsi amavi yose akaba apfukama mu izina rya Yesu, kandi indimi zose zikaba zatura yuko Yesu ari umwami.
Ambo kwihana abantu benshi batekereza ko ari ubutungane, ariko umuntu aza kukubona wenda nta ntege nke wigeze ugira. Ntabwo ari uko bimeze. Ubundi kwihana no guhindura imyumvire, no guhindura uko wabonaga ibintu, uko watekerezaga ibintu, ukitoza kubibona mu bundi buryo, hanyuma ugatangira kubaho bijyanye n'ubwo buryo umaze kumenya. Imana ishimwe cyane. Aho rero nicyo twita nyine ubutangiye kwera imbuto zikwiriye, wahinduye imyumvire. Igihe utarahindura imyumvire, igihe utarabona inzira nshya, ntago wahindura ibintu. Ariko ibintu kugira ngo bihinduke, byose bihinduka bihereye mu myumvire no mu mirebere y'uburyo tubona ibintu. Imana ishimwe cyane. Shiro nyinshi iyo tuje mu murimo w'Imana, tuza mu murimo w'Imana dufite imirebere n'imitekerereze. Muranyemera kugira ngo mbone uburyo nza kwagura inyigisho, nyihere mu byanditswe byera kugira ngo nze kubisobanura neza, bidasa nkaho ndi kuvuga ibitekerezo byanjye. Amen. Ngaho reka noneho turebe muri Matayo ibice 20 duhere ku murongo wa 20. Nituza kugerayo muvuge ngo amen. Ntabwo nyankunda gusoma abantu bataragerayo. Ngira ngo tujyane mu byanditswe byera tubisome, hanyuma nuza kugera iwawe nawe uze gufata umwanya ubisome ubisubiremo. Nibize kumera nka bya bindi hari igihe ubaza umuntu ngo si uyu munsi babwirije iki. Umva twafashijwe, haje umwigisha mwiza, uzi ukuntu azi no gusetsa, mbese n'umwana mwiza cyane. Niyo avuga ubona avuga atuje. Shobora kuba avuga atuje, cyangwa se wenda saragurika, cyangwa se atera hamena cyane, ariko byanga bikunda ugomba kugira ikintu ukuramo uza gutwara cyagira icyo gifasha ubuzima bwawe. Amen. Matayo ibice 20 turahera ku murongo wa 20. Amen. Haravango ubukuru bwo mu bwami ubwo ari bwo. Mwibuke inyigisho yacu turavuga inzira itwerekeza ku cyubahiro. Amen. Inzira itwerekeza ku cyubahiro, ariko ntago natandukiriye, turimo turiga gukorera abandi. Amen. Turimo turiga gukorera abandi, ariko gukorera abandi nk'inzira itwerekeza ku cyubahiro. Amen. Now maze Bibiliya bango twahageze. Maze Matayo 20 umurongo wa 20 ngiye gusoma, tujyane. Burankunda kwisomera. Maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari. Ngo bivuze ngo naho Yesu yarari, sibyo? Aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Ndagira ngo mwitegereze uyu mubyeyi azanye abana be, apfukamira Yesu kugira ngo agire icyo yisabira umwami. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso bwawe. Amen. Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba. Amen. Aramubwira ngo ntimuzi icyo musaba, mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Ati turabibasha. Arabasubiza ati nukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijya ubigaba keretse abo data yabitunganirije. Amen. Arababwira ati nukuri igikombe cyanjye muzakinyweramo. Ni kuri 24. Babandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abami b'amahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Amen. Kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu. Hano hajemo ijambo imbata, ariko mwihangane niki Kinyarwanda cyacu kimeze. Iyo tugiye muri Bibiliya z'amahanga yavuga ngo he who serves others, ukorera abandi, sibyo? Imbata ntimubyumve ngo ni imbata, ngo ubyumve ngo ni imbata, rishobora kuba soundinga neza muri mind, ariko nukorera abandi, sibyo? Noneho Bibiliya ikavuga ngo ku murongo wa 28 kavuga ngo nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no kugira ngo no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Amen. Noneho munyemerere nkoreshe ibi byanditswe nsomye, hanyuma ngerageze gusobanura ibyo natangiye introduction natangiye ndi gukora. Amen. Hano dufite umubyeyi wari ufite ishyaka ryiza, ariko giye ku ruhande rumwe
ryita ishyaka ritaturuka mu bwenge. Amen. Kubera ko impamvu ridaturuka mu bwenge ntabwo ryari ishyaka rijyanye n'amahame y'ubwami bw'Imana, kuko amahame y'ubwami bw'Imana yari afite uko yubatse. Twese buriya tugira igishyika abana bacu. Ubu hari umubyeyi wahita ntekereza ngo ariko uriya mwigisha ashobora kuba asuzuguye uyu mumama, kubera ko wenda uyu mumama yarema arwana ishyaka ryiza arirwanira abana be. Yarwanaga ishyaka ryiza ariko akarirwanira aho ridakwiriye kurwanirwa. Yarwanaga ishyaka ryiza ariko akarirwana adakurikije amahame y'ubwami bw'Imana. Noneho asanga Yesu aramubwira ati mwigisha mwiza, hari abana banjye bari ahangaha, ndagusabye kugira ngo mu butware ufite. Tekereza ko uyu mugore yari azi gutereta Imana. Bya bityo tuvuga ngo hari ukuntu umuntu ajya amenya gutereta Imana, hari ukuntu umuntu ajya haleluya abakozi b'Imana, amen. Hari ukuntu umuntu ajya amenya gutereta Imana, akamenya kuyibwira akatirika iburyo akayiturika ibumoso. Ntekereza ko uyu mugore yari azi kuvuga neza, ntekereza ko yari azi kwinginga umwami, ntekereza ko yamuturutse impanda, muturuka ahangaha muca hirya muca hino, avuga neza abana be, aranabanza yewe aramuramya. Ndatekereza ko uwo mugore ashobora kuba yarabikoze. Arangije arambwira ati mbwira icyo ushaka mugore, nta kibazo, mbwira nguteze amatwi. Arangije arambwira ngo mwigisha mwami, tegeka aba bana banjye. Hari igihe mbona uzicara mu mwami, igihe mbona uzicara mu bwiza, hari igihe mbona uzagera mu cyubahiro. Ndabireba nkabyitegereza nkabona uzagera mu cyubahiro. Sinatangiye mbabwira ngo iyo ndebye Pst.D ministry nditegereza nkayibona mu mwanya w'ubwiza. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Umuhanuzi, ubundi umuhanuzi w'ukuri ntabwo ari umuhanuzi ubona ibitagenda neza. Mugiye kumbwira ngo uyu muntu ntabwo ahanura. Umuhanuzi ntabwo aza kureba ibitagenda neza. Ibitagenda neza arabibona, ahubwo iyo amaze kubibona arenza amaso, hanyuma akareba ibibi byarangiye, hanyuma byamara kujya ku ruhande akabona ibyiza noneho byabonetse. Imana ishimwe cyane. Umugore yaraje aza imbere ya Yesu ari umusambanyi, baravuga batari ko uyu muntu yaza kuba ari umuhanuzi. Mu by'ukuri abamenye ko uyu mugore umuri imbere ari umuhanuzi. Yesu ntabwo yarabiyoboye yuko uyu mugore ari umusamanyakazi. Yarabizi, yarazi umuntu umwicaye imbere, ariko kubera yuko aba bantu bari bamuri imbere batari bazi uwo ari we batekerezaga yuko atabibona. Ariko kubera ko yari umuhanuzi, yashakaga kurema igikomere muri uyu mugore wari umusambanyi. Yashaka kugira ngo akurure icy'agaciro, hanyuma uyu mugore azamugaragaze mu gihe kizaza. Mwari muzi yuko uyu mugore yavuyemo umuntu ukomeye, yageze imbere ya Yesu ari umusamanyikazi, ariko nyuma yaho kubera ko yageze imbere y'umuhanuzi, y'amavuta y'umuhanuzi nyakuri wari umusamanyikazi, yavuye mu mukozi w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Icyo kintu kirimo kirumvikana. Ntekereza ko Yesu nawe yaritegerezaga akareba umuhanuzi nyakuri, yaritegerezaga akareba akabona ikizaturuka muri uyu mugore. Namwe rero ndagira ngo mbereke ibanga riri mu kumenya kwitegereza. Uyu mugore nawe yararebaga akabona Yesu baricaye aho ngaho n'ibintu biraho bishobora kuba nk'ibyoroheje, yego birashoboka, akabona nyine akitegereza batari ko abantu bashobora kuba bari mu buribwe, ariko afite iyerekwa ko uyu muntu azaba umutware, afite iyerekwa yuko uyu muntu azagera ahantu hakomeye. Mwigisha, ndagusabye tegeka abana banjye bazicarane nawe mu bwami bwawe. Umwe azicara iburyo bwawe, undi azicara ibumoso. Igihe uzicara uri bosi, mbese umwana wanjye umwe azicara aha, undi azicara, mbese uri umubyeyi nawe wakwishimira umwana wawe ubona agaragiye umutware. Siko bimeze se? Umwami arabyumva, aramwitegereza, aramubwira ati madamu, icyifuzo cyawe ni cyiza, icyifuzo cyawe kirakwiriye, ariko mfite icyo nkubaza nanjye. Mbese igikombe nzanyweraho ubasha kukinyweraho? Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi nababwiye ngo Pst.D ministry ni itorero rizatera imbere, ndaribona mu mwanya w'ubwiza. Ariko ndashaka kubanza kubaza, wari uzi yuko buri muntu wese uhamagawe, wari uzi yuko buri muntu wese uhawe inzira hari igikombe agomba kunyweramo? Iki gikombe Yesu yagombaga kunyweramo yari umubabaro yagombaga kuzacamo. Imana ishimwe cyane. Zari ingorane, zari ibikombe, zari imisozi, byari ibintu byinshi umwami yagombaga kunyuramo, kandi yagombaga kubinyuramo afite abantu bahagararanye nawe, bakemera kugendana nawe muri zangorane, muri ya miriro, muri kwa gutuka, muri kwa kurenganywa, muri hahandi ibintu bidasobanutse, hahandi amafaranga yabuze, hahandi abantu bahagurukiye abandi, hahandi abantu batangiye gusebanya, hahandi abantu bavuze ngo ibintu birarangiye. Yesu yarakeneye abantu bazahagarana nawe. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Mwihangane, biraza kugenda bijyamo imbere bikakara,
uko abenshi twese tuza twumva ibintu biryoshye, tuza twumva ibintu bimeze neza, ariko nababwiye ngo turimo turiga inzira igana ku bwiza, inzira igana ku cyubahiro, sibyo? The way to greatness cyangwa se the way to glory. Rimwe na rimwe inshuro nyinshi hariho tekereza ko waryama mu gitondo ukabyuka mu gitondo ukabona ibintu biraje. Ntabwo bikunda. Bwira mugenzi we ngo ntabwo bikunda. Yesu nashimwe cyane. Turimo turiga gukorera abandi. Siko bimeze? Amen. Hanyuma Yesu aramubwira ati mubyeyi, ibyo usabye ntago ari byo bigaba urimo. Yesu yongeye kubaha urugero nk'urwo yatanze ahangaha ahereza bene Zebedayo. Yesu nashimwe cyane. Abo musaba ntabwo mubizi. Niyo mpamvu uzasanga uyu munsi abantu baraza mu murimo w'Imana, twaza mu murimo w'Imana akenshi tuza twiyuzuye, turi kureba uburyo bari budutekereze, uburyo bari butubone, uburyo bari butuvuge neza. Murabizi ko tunakunda kuvugwa neza. Haleluya. Dukunda kuvugwa neza, dukunda gutekerezwa neza. Ntabwo ari bibi ko kuvugwa neza birivuga ko ari byiza, sibyo? Ariko nanone ntabwo dukwiriye gusonzera kuvugwa neza, kubera yuko inshuro nyinshi niba ushaka kuvugwa neza, hari igihe uzagwa mu gishuko cyo gukunda amashimwe no gushimwa n'abantu. Yesu nashimwe cyane. Icyo wakagombye gukora mu buryo bukwiriye kikaza kukunanira. Yesu arababwira ati rero bene data, wa mubyeyi wari usabye ibintu byiza, iri shyaka ryawe ndabona ari ryiza, ariko umwami mu cyubahiro aravuga ati ariko ndabona musa nk'abatazi ibyo murimo gusaba. Amen. Aricyo gihe natangiye nita ishyaka ritava mu bwenge, kubera ko ritajyanye n'amahame y'ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mwari muzi ko inshuro nyinshi tujya dukora mu buryo bunyuranye n'amahame y'ubwami bw'Imana, tukagira ishyaka tukihuta, ariko tukaza kwihuta turi kuviyora amahame y'ubwami bw'Imana, tukagira ishyaka tukihuta, ariko tukagira ishyaka riri gusenya ibintu. Mwari muzi ko tugira ishyaka tukihuta tugakora ibintu bitari kuzana umusaruro mu buzima bw'abantu. Yesu nashimwe cyane. Kandi wibuke ko twahamagariwe gukorera abandi, ntabwo ari ukwikorera, kuko ishyaka akenshi ridaturuka mu bwenge, rirangira ari twebwe riri kuzanira icyubahiro, rirangira ari twebwe ririmo rigaragaza kuruta uko rigaragaza Imana. Yesu nashimwe cyane. Noneho rero twabonye ko Yesu Imana iri kumwohereza, ntabwo yamwohereje kugira ngo Yesu aze gukora ubushake bwe. Ntabwo Imana yohereje Yesu kugira ngo aze gukora ibijyanye n'ibyo yifuza. Imana yohereje Yesu kugira ngo aze kudukorera. Amen. Noneho rero niba Imana yorohereje Yesu kugira ngo aze kudukorera, Yesu yakoze ibyo yagombaga gukora, arangije adusigira umurimo. Reka nze ndakomeza. Amen. Hanyuma arababwira ati nukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, umubabaro wanjye muzawubabara, nta kibazo. Muzanyizera, muzatotezwa babanziza, nibyo nta kibazo. Igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijya ubigaba, keretse data keretse abo data yabitunganirije. Amen. 24. Babandi 10 babyumvise barakarira bavandimwe bombi. Yesu nashimwe cyane. Mwabyumvise? Nukuvuga ngo nyina aje kubavugira, bisa nkaho bo badafite uri bugire gute, uri bubavugire. Barakajwe n'iki? Ishyaka ridaturuka mu bwenge. Barababazwa n'iki? Yesu nashimwe cyane. Bararakazwa n'iki? Niki gituma barakara? Yesu abanje kubabwira ati sijya ubigaba, kandi abivuze nabo bateze amatwi bari kubyumva. Ashubije nyina w'abana bwa tiriga, ntabwo ari ibyo ubigaba. Igikomeza nkweraho muri tari kukinyweraho, ndabibona ko muzabibasha, ariko ibyo ngibyo mbihariye data. Yesu abitegereje abaranganyijemo amaso. Yesu yari umuhanuzi, kandi ikindi Mwuka w'Imana yagendanaga nawe. Buri ibintu byose ushatse kwitonda wamenya buri kintu cyose kiri kugenda aho ngaho. Ntekereza ko umuntu urakaye ntabwo aseka. Umuntu urakaye isura ye ayigira ukuntu. Mwama bitegereje abararanganyijemo amaso. Icyo nshaka kubabwira, sinashimwe cyane. Amwe ati mfite ikintu nshaka kubabwira, kubera yuko abantu benshi babana n'imvune mu mitima. Nabiza abantu baba bafite amarushanwa, yewe ngewe bambone neza nkuko narindi kubivuga, ariko kuki uriya muntu atantekereje, ariko ubundi kuki avuza abandi ngewe ntamvuge, ariko ubundi kuki, mbese ibintu byose usanga biri kuzunguruka kuri ngewe. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Ibintu byose biri kuzunguruka kuri nde? Buriya nubona ako kantu k'uburakari kaguteye, buriya ni nkuko umuntu yagutera inkokora akaba kakugarutse ko utari kubundi kuki.
umwami abitegereje arabireba aravuga ati nkwiye gucayura iki kintu uretse mwumve. Arababwira ati umwigisha mwiza sibyo, muzi yuko abami b'abahanga abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu, siko bimeze? Agiye kugereranya imikorere yo hanze sibyo, noneho abona uko abakurura abazane mu bwami bw'Imana kugira ngo abone uko yubaka ihame ry'ubwami. Murabizi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu. Munyemerere ubundi ntago nakagombye kubikora, ariko mu buryo ndumwigisha, mu buryo bwo kugira ngo sohoze neza icyo nagombye kwigisha, ngerageza kwifashisha n'ibindi sibyo. Nka Bibiliya y'Icyongereza iravuga, haravuga ngo iyi ngiyi bayita TPT version, iravuga ngo the kings of those with the great authority in this world rule oppressively over their subject like tyrant. Sibyo? Nicyo bishatse kuvuga ngaha muri iki kinyarwanda cyacu, nuko ikinyarwanda cyacu rimwe na rimwe urabivuga ariko hari igihe wifasha n'izindi ndimi kugira ngo urusheho kubyumva. Ngo abami n'abatware, abami n'abafite ubushobozi bwo muri iyi si batwaza abantu igitugu, babopressinga se cyangwa babatsikamira sibyo. Akavuga ngo but this is not your calling. Akavuga ngo ariko uyu si wo muhamagaro wanyu. Urabona uyu mugore arimo arareba Yesu akavuga ati ariko uyu mwami hari igihe kizaza akazaba umutware, birashoboka yuko ndi kubona yuko ubwami yazaba birandura bw'abaroma, reka nze abana banjye se nkubagaragaza mu maso ye, birashoboka ko yazabibuka amaze kugerayo. Yesu aravuga ati asa kumbi nuko bimeze. Okay, amwe atabami b'amahanga barayategeka kandi ikindi bayatwaza igitugu, ariko uyu si wo muhamagaro wanyu. Nukuvuga ngo bo baricara kugira ngo bagire bati abandi bakore babayobore mu girutya. Uretse umvanga aravuga ngo but this is not your calling. You will lead by a completely different model. The greatest one among you will live as the one who is called to serve others. Imana ishimwe cyane. Uzashaka kuba mukuru muri mwebwe, abo hanze barayobora abandi kugira ngo babatwaze igitugu, barayobora abandi kugira ngo babatsikamire, ariko ibi ngibi biranyuranye n'umuhamagaro wanyu. Ushaka kwitwa mukuru muri mwebwe, ushaka kuzagaragara nk'uruta abandi, azabe ukorera abandi. Uku gukorera abandi ntago bitangirana no kuzanga kuririmba. I'm sorry, mwakoze mwaririmbye neza, ariko mujye muririmba biturutse ku mutima. Hari igihe ushobora kuririmba bidaturutse ku mutima. Niba uri bubwirize, bwiriza biturutse ku mutima. Niba uri butange, tanga biturutse ku mutima. Ntabwo Imana iri bukangwe n'amafaranga natanze, ntabwo Imana iri bukangwe nuko nabwirije, ntabwo Imana iri bukangwe nuko waririmbye, ahubwo ngwino ubikore, ariko ubikore biturutse ku mutima. Kubera ko nubikora biturutse ku mutima, wibuke yuko icyo nicyo kintu cya mbere Imana ishaka. Icyo nicyo birivango, nubwo yabanje kugira kamero nk'akimana, hari uburenganzira yarafite, hari icyubahiro yarafite, hari uko yarahagaze, ariko arabisiga, kandi abisiga bisemo, abisiga bishaka. Aravuga ngo ngomba kugenda nkajya hari ahantu hasi, namara kugerayo nkagira icyo mpakora. Imana ishimwe cyane. Tware yari wo gukorerwa, arangije aravuga ngo ngomba kumanuka nkagenda nkagera hariya. Ushaka kuba mukuru muri mwebwe abe ukorera abandi. Imana ishimwe cyane. Inshuro nyinshi turakora kugira ngo dukore abantu baturebe, nawe babwiye. Inshuro nyinshi turakora kugira ngo ahari bigaragare, twibonera izina rimenyekana. Ariko reka nkubwire, niba uri gukora kugira ngo ubone izina rimenyekana, iyo ntabwo ari attitude, si imiterere y'umutima w'umuntu ufite umutima w'ubugaragu. Gukora bitangirana n'umutima w'ubugaragu. Bibiliya yatubwiye ngo ushaka kuba mukuru abe ukorera abandi. Turi mu cyumweru cyo kwiga gukorera abandi. Ushobora gukorera abandi udafite umutima w'ubugaragu. Gukorera abandi bitangirana no kugira the attitude of a servant, kugira umutima wo gukora. Ntabwo gukora aricyo kibanza, habanza kugira umutima wo gukora. Iyo ufite umutima wo gukora,
niyo ibyo ukoze batabibonye ubyereka umwami. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntimugakore kugira ngo abantu babarebe, nimurangiza ngo mushimwe. Wowe jya ukora kandi ukora icyo wagomba gukora, kubera ko Imana irakibona. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye agera n'ahabwira abakozi bo mu ngo, arababwira ngo namwe mbata. Yavugaga imbata bari abakozi bo mu rugo, ko mu itorero habaga harimo abantu benshi bagiye batandukanye. Turi mu cyumweru cyo gukorera abandi. Nubwo ndi kubigisha gukorera abandi, ntabwo ari gukorera abandi gusa muri PhD, ni ugukorera abandi no mu ngo zanyu. Hano hashobora kuba harimo abakozi mukorera ababosi banyu, hashobora kuba harimo abakorera muri leta, hashobora kuba harimo abakorera ba rwiyemezamirimo. Iyo ukora biraba ngo tujye dukora nk'abakorera umwami. Hanyuma gukora rero icyo bitangira nacyo ni umutima. Turi mu cyumweru cyo gukorera abandi. Iyo urimo gukora uba urimo gukorera abandi. Nukorera kampani ya bosi wawe urimo urasavinga abantu, nta kintu na kimwe kizigera kibaho kitari cyo gukorera abandi. Kandi nubikora n'uwo mutima, izina ry'Imana rizabwa icyubahiro. Ndimo kubigisha inzira yerekeza ku cyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Urimo murabyumva bakundwa? Turimo turabyigira muri PhD. Ahangaha ni ku isoko. Ugomba kumenya imiterere y'umutima, ukuri bukorera Imana ahangaha ni kuri bugere iwawe no mu rugo rwawe. Mwari muzi impamvu uyu munsi ingo ziri gusenyuka? Ntabwo tugenda twiteguye kujya gukorera urugo, ahubwo niba uri umugore uragenda wibaza ibyo umugabo ari buguhereze. Ninde wakubwiye ko agiye kukuzanira ibyo aguhereza? Imana iduhamagaye tugiye mu rugo gukorera rura rugo. We are going to serve that marriage. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gukorera ruriya rugo, ugiye kurukorera, ni wowe ugiye gutanga ubuzima hari. Reka njye kuri point ya kabiri kugira ngo nihute. Ndashaka kuvuga ikintu kijyanye. Yesu yaravuze ngo iyaga akabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe kaguma ari konyine. Ntabwo ushobora gukorera abandi utaremera kubaho sacrificial life, ubuzima bwo kwemera kuba igitambo. Yesu nashimwe cyane. Igihe utaremera ubuzima bwo kuba igitambo, kandi igitambo ntabwo igitambo kivuga. Biraba ngo Yesu bamutwaye nk'intama ijya kubagwa, niyabumbura akanwa ke aracicika. Ariko inshuro nyinshi usanga dukorera Imana dusakuza. Ariko urumva naturutse kure, nta nagatike bampaye. Ariko giye urumva nagize gutya, ariko kubundi kuki mutanashima? Nakubwiye ngo ari igihe uzakora ntagire nubone n'ibyo wakoze. Ariko niba Imana ibibona, niba Imana ibyitegereza, yaraguhamagaye, ceceka. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ceceka witurize. Si ngombwa ko abantu babibona. Inshuro nyinshi iyo tuje mu murimo w'Imana ntabwo dushaka kwemera kuba igitambo. Niba udashaka kwemera kuba igitambo, guma wenyine. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ese igikombe nzanyweraho mwiteguye kukinyweraho? Umubabaro nzababara mwiteguye kubabara namwe? Yesu amaze gukora umurimo we agasubira mu ijuru, yaravuze ngo ndagiye, ariko nimara kugerayo nzabohereza umufasha ari we Mwuka Wera. Azaza abane namwe, azabayobora mu buryo bwose. Ese mwari muzi ko umurimo wa Yesu ukomeje ariko ugakorwa mu buryo Mwuka Wera akora muri twebwe? Wari ubizi neza yuko aho ugeze Yesu aba ahageze? Wari uzi neza ko aho uhagaze Yesu aba ahagaze? Wari uzi neza yuko iyo urimo kuvuga umwami aba arimo kuvuga? Wari uzi ko urimo kuririmba ahangaha ni nka Yesu waje akaririmba, ariko urimo uraririmba mu izina rye? Kuko buri kintu cyose tugikora mu izina rya Yesu. Niba uri gutanga uratanga mu izina rya Yesu. Niba uri kuramya urimo uraramya mu izina rya Yesu. Niba icyo urimo gukora cyose, you are doing it in the name of Jesus. Urabikora mu izina rye. Niba uri kubikora mu izina rye rero, mindinga neza, wibuke yuko wagutumye yaravuze ngo kuko umwana w'umuntu atatumwe gukora ibyo ashaka, atatumwe gukora ibyo yumva atekereza, ahubwo yatumwe gukora ibyo se yamutumye. Kandi umwana w'umuntu ataje kwishakira ibye, ahubwo yaje gukorera abandi no kuba incungu yabo. Icyo nicyo cyazanye Yesu. Muzi igituma abantu badakura muri ministry?
muzi igituma abantu badakura mu murimo w'Imana, ntago bashaka kugira ngo babeho ubuzima bw'igitambo. Turimo turiga gukorera abandi. Yesu ntabwo yigeze aza ngo ajye ahagarara hariya hanyuma avuge ngo buriya nyine abantu nimuze mwabitekereje. Yaje aje gukorera abantu. Yesu nashimwe cyane. Ariko uzasanga uyu munsi twirirwa nibikomere, ngiye bamvuze bankomerekeje, abantu babana ibikomere ndabakomeje. Abantu mukomereka bya buri kanya. Niba rwose utiteguye gukomereka mu murimo w'Imana, ngo babana ibikomere, ngo babagushije, abantu muhora mugwa ariko ubundi mugwa mujyaye. Buriya nabuze uko mbigenza, nyine ndi kugendera muri theme. Ariko mbere yuko ujya gukorera abandi, reka Imana ibanze ikore muri wo. Yesu nashimwe cyane. Sinshaka kubitindamo. Nicyo mvuga iyo sacrificial life, kwemera gutanga ubuzima bwo kuba igitambo. Reka Imana ibanze ikore mu buzima bwawe. Wishira Imana, Mwuka w'Imana akore mu buzima bwawe. Sinzi ngo abakomeretse, utuntu twose tuzunguruka ngaho mwadutoraguye, akakana katavuzwe neza ni wowe uri kugakwirakwiza umusozi. Ko waje gukorera abandi, ko abiri gukwirakwiza inkuru ya mugenzi wawe itameze neza, none urimo urakorera nde? Ngiye birantangaza kubona umuntu ari umukristo ariko ugasanga nta ripoti nziza ya mugenzi wawe ushobora kubona. Wakwicara mugenzi wawe kigusura ugasanga utangiye kuzana negative report. Ariko urabizi, mureke dusenge ibintu byakomeye. Mureke yuzu ubwenge Imana irakoreka, mureke dusenge. Basi reka mbyemere ko tugiye gusenga. Waje ukabinyongorera niba koko ubikoranye umutima mwiza, hanyuma tukarekeraho tugasenga ntujye ku wundi. Bakoze bimwe. Wowe waje gukorera abandi, ariko wa wundi waje gukorera urimo uragenda umucagagura. Yesu nashimwe cyane. Ariko ntabwo tujya turirimba ngo Yesu ajya mbikira ibanga. Ntabwo tujya turirimba ngo Yesu atubikira amabanga, ngo Imana ishimwe yuko ngo itameze nk'abantu, ngo yuko ifite ukuntu igitwikira ibintu byanjye, sibyo? None ko itwikira ibyawe kuki udatwikira iby'abantu? Haleluya. Ntangiye kubagusha se? Ese ngo nabagushije. Imana kwitwikira ibyawe kuki udatwikira iby'abandi. Turimo turiga gukorera abandi, siko bimeze? Ariko ntabwo watanga icyo udafite. Merera Imana ikore mu buzima bwawe. Mwuka w'Imana akore mu buzima bwawe. Aho niho wemera kuba igitambo. Wamara kwemera kuba igitambo ugatangira gukorera abandi, kuko biragoye ko watanga icyo udafite. Yesu aravuze ngo akabuto k'ishaka iyo kataguye hasi ngo gapfe, sibyo? Kaguma ari konyine. Uba abantu benshi hanga uba musanga muhanda, muzi ibitovu. Muzi ibitovu. Imiterere yacu, personalities, imiterere yacu uko duteye usanga duhanda. Ntabwo tuvugirwamo, ntabwo twegerwa, ntabwo tugirwa inama, ntabwo tugonda ijosi. Ni gute wakorera abandi nawe ubwawe utumva? Byatangiye kuremera. Kandi twagera hanga tugafashwa. Umva utakurusha gusenga ntazagutera ubwoba. Ngiye mfite ukuntu mvugana n'Imana, kandi ugasanga uragongana muri korari, uyu muragongana mu bari mu binginzi, uyu muragongana amatiku dorara hejuru. Ari byo nababwiye ngo utakurusha gusenga. None se urasenga icyo urasenga ndi? Ubusabane bwawe n'Imana bwagakwiye kuba bwerekeza ku busabane bwawe n'abandi. Mwuka w'Imana iyo tuvuze umukozi w'Imana atubwiye ngo Imana iri ahanga, none sirihe mwigeze muyibona igenza amaguru? No,
iri mu buzima bwanjye, iri mu buzima bwa pasiteri, iri mu buzima bw'umutware we, iri mu buzima bwawe, iri mu buzima bw'uri, iri mu buzima bw'uriya, then Imana iri mu buzima bwacu. Hanyuma kuza gukora kwayo ahangaha biraza kujyana n'urugero turi buyemere gukorera muri twebwe. Yesu nashimwe cyane. Mwari muzi amasengesho y'urudaca dusenga ngo Imana ihindura ibintu twanze guhinduka. Mana ariko wagira icyo uhindura, yagira icyo uhindura nawe wanze guhinduka. None se nuri bugihindura? Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Wowe ugomba kwemera guhinduka. Iyo umaze guhinduka Imana ibona uburyo bwo gukora. Nukuvuga ngo niba turi kwiga gukorera abandi, ikintu cya mbere Imana nikore mu buzima bwawe, wemere kwitanga, ubeho ubuzima bw'igitambo. Banza uhinduke, emera gupfa kuri wowe, hanyuma wige gukorera abandi. Ejo bundi nari ndimo ntekereza ku ijambo Yesu barimo baramutera imisumari, bari kumutera amacumu, ibaze aje gucungura abantu, ariko arangije aravuga ngo data, utekereze iryo jambo, aravuga ngo data ubababarire kuko batazi. Uzafata umwanya utekereze kuri abo magambo. Ninde wowe waza akagutera ikofi, waza akagutera icyuma? Ntabwo navuze kwihangana. Bavuga ngo Mana umubabarire kuko atazi. Urava ubundi se waje utabigambiriye byagutunguye se? Itonde, turabazi. Itonde wari wabitekereje. None se ubu ngubu ariko Yesu yarabirebye aravuga ngo data ugire gute kuko batagize bati. Now iyo Yesu afite ubushobozi bwo kubavuma, yari afite ubushobozi bwo kubavuga nabi, ariko no muri bwa buribwe hahandi yaribwaga kandi abamwicaga nibo yari yaje gukiza, abona ko hari indi mbaraga ibari inyuma iri kubakoresha, ntiyatura nabi, ntiyavuga nabi. No ku munota wawe ngo data ubababarire kuko batagize bate, batazi icyo bakora. Kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, yaje gukora ibyo wamutumye agize gute ashaka. Bene data, Imana ibahe umugisha ko mukora umurimo w'Imana. Ariko mbere y'uko ukora umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana ni uwuhe? Ni twebwe waje gukorera. Imana ishimwe cyane. Ni twebwe waje kugira ngo ukorere, ariko ni Imana nanone irashaka kubanza gukora muri wowe. Imana ishimwe cyane. Waba wihereza Imana mu mwanya ungana iki? Ese waba usaba Imana gukora mu buzima bwawe mu gihe kingana iki? Dusoza iki cyumweru cyo gukorera Imana, saba Mwuka Wera kugira ngo yongera kugenderera, akore muri wowe, ko ntabwo ushobora gutanga icyo udafite, ntabwo wagabura icyo udafite. Imana ishimwe cyane. Na ngiyewe maze imyaka yose nkora umurimo w'Imana, nkora munsi y'abapasiteri, ngira ba senior leader. Muzi ukuntu abapasiteri buriya barushye. Mushumba twaramubwiye, twamugiriye inama, none dore ukuntu bigenze. Nyine yibuze ubwenge, Imana irakureka. Nese ko namubwiye nkabona atanyumva, nuko nguko nyine nuko umuntu akabaciyeho. Ngewe imyaka yose nyimaze nkora munsi y'abakozi b'Imana. Uzaga pressure kaba munsi y'abakozi b'Imana. Polisi uri murabyumva, polisi kominari. Uzaga pressure kaba munsi y'abakozi b'Imana. Mutariko mushumba je ntaganyumva, ubundi se ashinzwe kukumva. Kuja tanega amatwi, ubundi se ashinzwe kugutega amatwi. Wowe genda uko ukwiye kugenda ubikore, inumara ukora ibyo ukora ugende. Haleluya. Amen. Iyo myaka maze nize byinshi. Amen. Uzi ukuntu abantu bakuvuga? Ntabwo mushaka kujya ngo reka ngo hari ahantu haba amagambo. Nta hantu uzajya hataba amagambo. Ni wawe munza amagambo arahaba, no mu kanwa kawe amagambo arimo. Haleluya. Nawe ubwo urayagendana. Imana nikore mu buzima bwacu. Kambayeho nkora munsi y'abakozi b'Imana, nkorana n'abakozi b'Imana, nagize amahirwe yo gukura, nagize amahirwe yo kubakorera, nkorera munsi yabo, ndakura.
ndakura. Ariko mwebwe muraza umunsi umwe umuntu yaza yaririmba yakuzuzwa ati genda umva burya nabaye n'umuhanuzi. Ntago uri umuhanuzi. Umuntu yaza yabwiriza umunsi umwe atari ko burya amavuta yamanutse. Amavuta, my friend, hari urugendo. Tuhereze Imana icyubahiro. Hari urugendo. Hari urugendo kandi tugomba kugeramo. Reka nsoze. Turimo turiga gukorera abandi. Siko bimeze. Twige kubaho ubuzima bw'igitambo. Twitange. Kuko ntago ushobora gukorera abandi utariga kwitanga. Kataguye hasi ngo gapfe kaguma ari konyine. Ariko iyo kaguye hasi kakagwa mu butaka karabora. Iyo kamaze kubora noneho rero kaborera mu butaka, igihe cyagera kagakura. Sibyo? Ese iyo gakuze, iyo uteye igishyimbo kimwe cyera ibishyimbo bingahe? Kimwe nanone cyangwa cyera byinshi? Umubiri wa kibibanye niwo mubiri cyerana cyangwa cyerana umubiri mushya? That's it. Nibwo bwa buzima bw'ubwiza. Ntabwo ushobora kugira mu buzima bw'icyubahiro, ntabwo wagira mu buzima bw'imbaraga, ntabwo wagira mu buzima bwo kwemerwa no kubahwa utemeye gutanga ubuzima bwawe ngo ubuzima bw'igitambo. Niyo mpamvu Yesu nawe yemeye gutanga ubuzima bwe, ariko bikaza kurangira hawe izina risumba amazina yose. Muzi ibyubahiro turwanira muri uyu murimo w'Imana. Bugaca mu gitondo umuntu ngo sigiye yabaye evangelist. Twese dutangira turi ba evangelist cyangwa tuba turi ba mukozi w'Imana. Tugatangira turi ba mukozi w'Imana batagira amazina. Bwacye ejo mu gitondo abwiriza kabiri batari ko burya ndi evangelist. Yaza kumenya ejo mu gitondo ko hari akandi kantu bongeraho atari ko burya ndi pastor. Agashaka bamusuka amavuta. Bamara ko yashyira atari ko burya ndi apotre runaka. Mwanya. None nukuvuga ngo aho nukuvuga ngo agace gato we uko bitekereje urumva ko ni ntagaruka amahame y'ubwami akora. Greatness mu bwami ntabwo iri muri aya mazina mubona. Ariko muzi ibyubahiro tugenda twikwije kubera aya mazina. Muzi ibyubahiro tugenda twikwije kubera amazina. Pastor kanaka, bishop kanaka, rwose ntawe ndwanyije. Bakundwa uzabyifuza no problem. Ariko niba turi kwiga amahame y'ijambo ry'Imana, ushaka kuba mukuru bigende biti. Ushaka kuba mukuru abe uwo hanyuma y'abandi kandi abe ukorera abandi. Gukora bihera mu mutima, gukora bihera mu kwidedicatinga ku mwami, kwihereza umwami. Ntabwo kuba mukuru bihera ku izina. Ushobora kurigira ukazarinda urundukanye n'izina. Yesu nashimwe cyane. Biri kumvikana. Nicyo cyatumye Imana imuhereza izina risumba amazina yose. Yesu nashimwe cyane. Shobone narimo nkurikira umukozi w'Imana arimo abwiriza, ngira ngo ni Pastor Chris Oyakirome. Yes. Baravugaga ngo uburyo twirukana abadayimoni mu izina rya Yesu n'ibiki byose. Noneho aravuga ati ibi bintu byo kuvuga ngo muri rukana abadayimoni mu izina rya Yesu, ati burya izina rya Yesu ntabwo dupfa kurivuga. Izina rya Yesu ni Yesu uba waremwe muri wowe. Buriya muri abutware dayimoni yumva gahunga, ntabwo ari izina gusa, ahubwo ni bwa butware cya gihagararo cya Yesu cyamaze kubakika muri wowe, dayimoni arakibona. Niyo mpamvu ubona Yesu yigeze guhura n'umuntu watewe avuye mu marimbi yatewe n'abadayimoni, amugeze imbere aramubwira ngo duhuriye he mwana w'Imana? Ukwiriye kumenya ko igihe Satani n'abadayimoni bazagera imbere yawe, n'ubu uri umuntu ukorera Imana, iyo bakubonye baravuga ngo uyu muntu ntaho duhuriye, kubera yuko afite igihagararo cya Yesu mu buzima bwe. Yesu nashimwe cyane. Afite igihagararo cya Yesu mu buzima bwe. Reka mbabwire, turimo turiga gukorera Imana, ariko ntibitangirana no gukora, bitangirana no kumumenya no kumuhishurirwa no kugira ngo yagukire mu buzima bwawe, hanyuma ukagenda ukajya gukorera abandi, hanyuma nibwo buzima bwerekeza mu bwiza. Yesu nashimwe cyane. Nibwo buzima bwerekeza kugukomera. Ntabwo inshuro nyinshi ni nk'uko ngubu ndi kubabwira ngo iyi ministry izakomera, ariko Bibiliya harano mu migani ijya imbwira ngo
uhingira uruzabibu ni uzarya imbuto zarwo. Mwigeze musoma mu migani iryo jambo? Uhingira uruzabibu ni uzagira gute? Thank you so much. Ntago ndi burisubiremo. Icyo shaka kuvuga ni kimwe. Igihe udashaka gutanga ubuzima bwawe mu kintu, kandi iyo tuvuze PhD ministry tukavuga aho navuye, ntabwo ari inyubako, ni abantu. Imana ishimwe cyane. Abo bantu bakaza hamwe, hanyuma umwami agashaka kubabonekamo, agashaka kubakoreramo. Niyo mpamvu umwami atanga impano, akaguha guhanura, akaguha kubwiriza, akaguha kwerekwa, akaguha guhishurirwa. Hanyuma rero kubera ko rya shyaka nise ritava mu bwenge ari gihe tudasobanukirwa, shaka kugira ngo mpanure muze guhita mubona yuko nabaye kaganga. Mwabibonye ko nahanuye uyu munsi, ndetse nanahanuye byanasohoye. Ntabwo Imana yaduhaye impano kugira ngo ziduhindure abakaze. Aho uciye bavuge ngo mu muhanuzi yaje, nuza kunyura ahantu abantu bose baze kugwirana. Yaziguhaye kugira ngo uzikoreshe ukoreshereza abandi. Imana ishimwe cyane. Yaguhaye impano yo kuririmba kugira ngo ukoreshe iyo mpano uri kuyikoreshereza abandi. Imana ishimwe cyane. Ibi bikosore imiterere y'umutima wacu. Nuza mwinginzi uje mu materaniro y'abinginzi, wiza uri gutekereza ko uri inkingi. Hari abantu bayumva yuko nko mu rusengero aramutse anyeganyeze hari ukundi kuntu byagenda. My friend, ntabwo ari uko bimeze. Inkingi ni umwami Yesu. Nahagarara muri wowe ibintu byose bizakora, ariko naba atarimo ndakurahiye ntacyo uricyo. Ndumva byaremereye, reka nsoze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Inkingi ninde? Hanyuma muririmbyi, nuza kuririmba zana ubuzima bwawe nk'igitambo. Igitambo ntabwo kirinda kwibutswa, igitambo ntabwo kirinda gusabwa. Byuza niba ari ukuririmba bavuze ngo saa 7 ngwino uhagire uvuge ngo mwami dore ngiye gutamba igitambo, kandi igitambo cya mbere n'ubuzima bwanjye. Ntibyari byoroshye, byari bigoye, ariko mwami ndagiye. Uwo mwami arabibona. Imana yacu ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana ishimwe cyane. Wenda se bakuvuze nabi, wenda se baguhemukiye, hari ibitagenze neza, ngo Mana umubabarire kuko atazi ibyo akora, dore ndaje. Kuko wa wundi ni uje gukorera, ni mugenzi wawe, mukorerane, mukundane. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba ukunguku dutanga amaturo, ubwo butunzi Imana yaguhaye ntabwo yabuguhaye gusa kugira ngo wihaze. Hari umurimo Imana yaguhamagariye, niyo mpamvu wisanga uri ahangaha. Ese kubera iki Imana iguhuje n'aba bene data? Kuki Imana ishimye ko muhagurukana kugira ngo mugire aho mwerekeza? Senga Imana, ibaza ngo ariko ni iki nkwiriye kuba nkora, kandi ugikorane umutima ukunze. Imana ishimwe cyane. Wenda ningira umugisha Imana yongeye kumpa amahirwe, nzongera mbabwire wenda ikindi gihe nongeye kubona umwanya. Wenda ariko wenda hari igihe hazaba atari ibi ngibi, wenda hari ikindi kizaba kigezweho. Imana yabwiye Abisirayeli bwira Mose ngo babwire batange batanganya umutima ukunze, buri wese aze gutanga atanganya umutima ukunze kugira ngo munyubakire ihema. Ngo abantu abagore bakuramo imikufi, bakuramo amazahabu, ngo birangije ngo Imana ibwira Mose ngo babwire ngo birahagije, babwire batuze barekeraho. Ariko ngo batango bemejwe n'umutima ukunze. Siko bimeze, gitangira mu mutima. Hanyuma rero dukorera abandi, ariko dukorera abandi bihereye mu mutima. Reka Imana ibanze ikore mu buzima bwawe, nimara kugukoreramo, nimara guhindura ubuzima bwawe, ngwino ukorera abandi, ngwino ube igikoresho gikorera abandi. Wenda simvuze uburyo dukwiye kubaho turi ibikoresho byera, nitugira umugisha wenda tuzongera tubivuge. Imana ishimwe cyane, kuko dukwiye no gukorera abandi dufite ubuzima buboneye. Nari kubitwara muri cyo cya kabiri cy'ubuzima bw'igitambo. Ufite umutima utunganye, ufite ibitekerezo bitunganye, uri clean, umutima wawe nta kizinga kiwurimo. Ariko ibi ngibi nabyo ntimutekereze kubyuka mu gitondo bikagera bigahita biba. So hirya y'ibyo rero hariho ubuzima bw'ubwiza, harimo ubuzima bw'icyubahiro, kubahwa, gukunda. Reka mbabwire rwose ubu ngubu niyo naza hano ntukome no mu mashyi, ntumvuge, ntugire gute, I don't mind. Ubundi si ubundi cyubahiro kiri uko abantu bagukomeye mu mashyi, ubundi si cyubahiro kiri uko abantu bakuvuze, ubundi si cyubahiro kiri he? Icyubahiro ni Kristo. Numwambara azakunyuza naho utakanyuza, numwambara azakwicaza naho utakwicaye, numwambara numushyira mu mutima wawe azakugeza naho utakigejeje. Imana ishimwe cyane. Rero Imana yacu ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kandi yaduhamagariye gukorera abandi. Babandi nibo badukomeretsa, nibo batuvuze nabi, nibo batwimye umuceri tuzi ko baguze 25 kilo, nibo banze kutuguriza tuzi ko banke yabahaye kashi. Siko bimeze, ariko still Imana iraduhamagara ngo tugire gute?
tubakorere. Muhaguruke dushima Imana. Umukoro taruwanjye nabyo mugutsindwa murisha icyo wampamagariye. Umukoro taruwanjye nabyo nugutsindwa. Murisha ibyo wampamagariye. Dore nje imbere yawe, unkoresha icyo ushaka. Zamura ibiganza byawe mu maso y'Imana. Imana iduha ubushobozi bwo gukorera abandi. Gukorera abandi ntago bigarukira mu rusengero gusa. Twabonye ko tugomba no gukorera abandi turi mu miryango yacu, tugomba gukorera abandi turi mu kazi bwite, yaba ari aka leta, yaba ari akacu twikorera. Ijujuta birashoboka ko ari igihe rimwe na rimwe twajyaga twinuba, ariko yaba hari uwakabaye yarinubye yakabaye Yesu. Nta kibi yari yarigeze akora, ariko yarihanganye, amenya ko umurimo yahamagariwe utoroshye, amenya ko umurimo yahamagariwe ari gukora ubushake bwa Data, anyura mu ngorane n'imibabaro arihangana. Nanjye ndagira ngo muri uyu munsi tubwire Imana ngo Mana turakwemereye, ngwino ukore mu buzima bwacu, utwigishe gukorera abandi, uduhindura ibikoresho bikorera abandi, uduhindura ibikoresho byihanganira abandi, uduhindura ibikoresho byakira abandi, uduhindura ibikoresho bigaburira abandi, uduhindura ibikoresho bitabara abandi, uduhindura ibikoresho bizi gutega amatwi abandi. Umwuka w'Imana akore ku buzima bwacu. Imana irashaka ko dukora ku bantu itunyuzemo, Mwuka w'Imana agakora ku bantu atunyuzemo, Mwuka w'Imana agakora ku bantu atunyuzemo. Birashoboka ko wajya gukoresha ururimi rwawe ukavuga abantu nabi. Ntabwo ururimi rwawe ari rwo kuvuga abantu nabi, ururimi rwawe rwo kuministeringa ku bantu,
ubavugaho amagambo meza, ubaturaho umugisha w'Imana. Birashoboka, birashoboka. Reka uhereye aka kanya imitima yacu Imana ihindura amasoko meza, hanyuma duhaguruke dusohoke tujye gukorera abantu, tujye gukorera abantu imitima yacu ihinduwe n'umwuka w'Imana. Rema kora bahande, zamura ijwi ryawe dusenge, zamura ijwi ryawe dusenge mu izina rya Yesu. Reka dufata akanya tujye imbere y'Imana dusenge. Ramando riba katoria masia, mwami turaguha icyubahiro, turashyira hejuru izina ryawe, turashyira hejuru izina ryawe. Shereba katamandele bakuria, rema sore bahande shandala mandelebo, rema katabayande zandola mandelebo. Holy Spirit of the living God, have your way, have your way, have your way. Mwuka w'Imana, dore kora kano kanya tuguha ikaze. Reka imitima yacu ikoremo, reka ubuzima bwacu buhindure, hindura imitima yacu, hindura ibitekerezo byacu. Ni wowe uduhindura, turi ibikoresho byawe mu izina rya Yesu. Wowe uri umubumbyi, twebwe turi ibumba mu biganza byawe. Hindura imitima yacu, hindura imitima yacu, hindura ibitekerezo byacu, hindura ubuzima bwacu mwa, kugira ngo tugukorere mu izina rya Yesu, kandi dukorera abandi. Umurimo wawe niwo gukorera abandi, niwo gukora ku bandi. Mwuka w'Imana, reka udukoreremo, reka urukundo rwawe ruzamuke mu mitima yacu, reka urukundo rwawe rugaragare mu mibereho yacu mu izina rya Yesu. Hindura imitima yacu, hindura imitima yacu, cayura imitima yacu mu izina rya Yesu. Reka intekerezo zacu, reka imitima yacu ihinduke.